Yesu ashimwe bene data, Uwiteka abishimire kandi abagirire neza aho muri hose. Ni ukuri dukomeje kubashimira ko mukomeje kubana natwe, murabitwereka muri byose. Uwiteka rero abaha umugisha. Dukomeje muri ya nyigisho ijyanye no gusenga, ariko turi kwiga ku buryo twifata dusenga. Turi ku buryo twifata dusenga. Ejo twabonye uko dusenga twicaye, se bisobanura iki. Uyu munsi tugiye kureba ubundi buryo abenshi batagikora, abenshi batakikoza, haba kubera hari ubusirimu, kubera hari kuvuga ngo umwanya muke, kubera hari ese nibabona mbikoze biragenda gute. Nta wundi rero, ubwo ni uburyo bwo gusenga dupfukamye. Gusenga upfukamye nabyo bifite igisobanuro gikomeye cyane, kandi bifite icyo bihindura mu isengesho ndetse no ku buzima bw'umukristo. Rero nk'uko tubibona, ibyo tuvuga byose tugendera ku byanditswe, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 11, ahavuga ngo kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati ndirahiye amavi yose azamfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Amen. Nk'uko bigaragara rero, nta muntu, nta kiremwa kitagomba gupfukamira Imana. Uwiteka ni uwo gupfukamirwa, kandi ibyo akora birahambaye, kandi niwe waturemye, niwe wavuze ijambo. Ibi byose tubona bibaho. Rero niyo mpamvu byose biri munsi y'ubushobozi bwe. Gusenga rero upfukamye ntago ari inzaduka, kandi ntago ari ibintu bikozwe ubu ngubu cyangwa se bizahagarara, kuko na Yesu ubwe aza kuri iyi si, ubwo yari kuri iyi si, nawe akenshi yasengaga apfukamye, ndetse n'igihe yageraga mu bubabare bwinshi yarasenze, asenga apfukamye. Aravuga ati data, niba bishoboka igikombe kindenge, ariko asaba ko ubushake bwa se ari Uwiteka aribwo buba. Rero gusenga upfukamye ni ikimenyetso mbere na mbere cy'uko wiyeguriye Imana, cy'uko wese wihaye Imana. Cya kabiri ni ikimenyetso cy'uko uri kuramya Imana. Iyo usenga upfukamye bigaragara rwose neza cyane ko waciye bugufi uri kuramya Imana. Cya gatatu ni uguca bugufi birenzeho ndetse cyane. Uzabona umuntu rwose, hari abo bagira imico yajya kuramutsa umuntu agapfukama, hari abagira imico rwose yajya kugira icyo abwira umuntu akabanza agaca bugufi agasa nk'upfukamye, ndetse hari n'abasore ujya ubona ukabona biraharawe muri iyi minsi ndetse n'iminsi yashize, aho ngo ajya guporopoza umukobwa bazabana cyangwa se kumwambika impeta y'urukundo, hanyuma agapfukama agatera ivi. Bivuga rero ngo ni ukwisabumitinga, ni ukwiyegurira uwo nguwo upfukamiye. Natwe rero iyo dupfukamira Imana tuba tuyiyeguriye, kandi tuba duciye bugufi cyane, ukarushaho guca bugufi. Gupfukama ni uguca bugufi ku rundi rwego ruri hejuru. None iyo upfukamiye Imana rero, ari nacyo cya kane, ni ukuyiha icyubahiro kirenze icy'abandi bose. Ikindi kandi iyo twapfukamiye Imana tuba twemera yuko turi munsi y'ubushobozi bwayo. Ntawe urusha Imana ubushobozi, haba mu isi, haba ndetse no mu ijuru. Rero dukwiye gusenga dupfukamye, nubwo abenshi ahari babiretse. Mu nsengero akenshi twarapfukamaga, mu byumba tugapfukama, ariko ahenshi usigaye ubona hari intebe abantu bakicara, ntawe ushaka gushyira amavi hasi. Nyamara ni ikimenyetso cyiza kandi kizana impinduka nyinshi, kuko iyo upfukamye
uba wemeye yuko watsinzwe imbere y'umuremyi wawe, uba wemeye yuko akuyobora mu bushake bwe muri byose, kandi ari byo bishobora kukugirira neza mu buzima wiyemeje bw'agakiza. Mwene data rero, ndakwinginga kugira ngo niba utari uzi akamaro ko gusenga upfukamye, guhera uyu munsi shyira agapira hasi utuze, wemerere Imana, witange, wihe Imana, uce bugufi cyane ku Mana, niho uzemerera umutima wawe ikakuyobora, niho kandi uzahirwa mukagerana kure muri uru rugendo, ukagera ndetse no mu bugingo buhoraho ari bwo twese tumaranira. Uwiteka rero abaho umugisha, Uwiteka abagirire neza, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri izi nyigisho, kanda kuri subscribe kugira ngo zijye zikugeraho zigikorwa, kandi no kuri share, uhe bagenzi bawe nabo babashe kuzigeraho no kugira icyo bunguka umwuka aba yabateguriye. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abarindishe amahoro ye, icyo mbifuriza mu izina rya Yesu, amen.